Ginseng ni umuti ukomeye. N'ubushakashatsi bwagaragaje ko ishobora gukumira ubwoko burenga 40 bwa kanseri. Turimo turajyana kuri Ginseng. Niba urwaragurika urayikeneye, niba ufite utubyimba ku mubiri urayikeneye, niba ufite indwara idakira ukeneye Ginseng, niba uhora uhondobera ukeneye Ginseng, niba utakibasha kuzuza amabanga y'abashakanye neza wayigerageza ukareba, cyane ko ari n'ikintu cy'umwimerere noneho kitagira n'ingaruka. Umuti uyu munsi dufite witwa Ginseng. Ginseng abayizi cyangwa se abayikoresha bo bavuga ko ari umwami w'imiti. Ginseng ni umwami w'imiti. Kubera iki Ginseng abayita umwami w'imiti? Ni irihe banga riri muri Ginseng? Kuki umuntu wese ashishikarizwa gukoresha Ginseng? Muri Aziya iyo uvuze Ginseng bagukurira ingofero, kubera ko mu miti gakondo y'abanyaziya ikintu cyitwa Ginseng kirubahwa nk'uko sinaha twubaha iki. Niwuhe muti gakondo inaha twubaha cyane? Tuvuge se wenda umuravumba. Umuravumba dushobora kuba ari wo muti twubaha cyane inaha. Ni nk'uko Ginseng rero yubahwa mu Bushinwa, muri Koreya, mu Buyapani, irubahwa cyane. Ikimera gikomeye cyane gifasha mu guhangana n'indwara nyinshi cyane. Ginseng ni igihingwa kigira amababi, kikagira inguri, kikagira n'imizi, kikifashishwa nk'umuti gakondo uvura indwara zikomeye zirimo na kanseri. Ginseng ishobora gutuma abasirikare b'umubiri biyongera ku rwego rwo hejuru. Ni ikimera gifasha abantu babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida, kubera ko kibongerera ubudahangarwa, cyongera abasirikari b'umubiri, kizamura ubudahangarwa bw'umubiri. Aka gakoko ntikazahaze abantu cyane. Ginseng rero urumva ko ishobora kugira uruhare, sibyo? No ku bantu barwaye indwara zidakira, Ginseng izamura ubudahangarwa bw'umubiri. Bikaba akarusho wenda nko mu Bahinde bo hari ukuntu bayivanga n'icyitwa amura. Bafata imbuto za amura, ni ikindi kimera nacyo kivura. Bafata imbuto za amura seeds bakazisya, noneho bagafata izo mbuto cyangwa se iyo fu bakuyemo bakayivanga na Ginseng. Noneho uwo muti baba bakoze aba ari igisoryo, niba ariko nabyita, aba ari umuti w'igitangaza cyane. Mu Bahinde nabonye ari bo bawugira cyane, ari bo bawukoresha cyane mu guha imbaraga ubudahangarwa bw'umubiri, cyane cyane nko ku bantu babana n'indwara zidakira. Ginseng nanone igakundirwa ko ifasha umubiri kudacika intege. Niyo mpamvu iyo ugiye mu bavuzi gakondo ushaka umuti w'akanyabugabo baguha Ginseng. Turimo turajyana. Iyi nyongera kandi ifasha ubwonko gukora neza, igangana n'indwara zibasira abageze mu zabukuru, by'umwihariko indwara zishobora kuzahaza ubwonko. Ni ikimera cyiza kirinda kubyimbirwa, kikanahangana n'indwara zo mu ngingo, kizwiho guhagarika utunyangingo dushobora kubyara kanseri. Niyo mpamvu Ginseng ishyirwa mu myanya y'imbere cyane mu guhangana na kanseri. Ginseng ifasha abagabo cyane cyane batabona akanyabugabo mu kuzuza amabanga y'abashakanye, ishwanyaguza mikrobe zakwangiza umubiri. Abafite ibisebe byananiranye, iyo uyifata birakorohera cyane gukira. Hari n'ubushakashatsi bugaragaza ko iki gihingwa kivura indwara nyinshi cyane cyane mu buzima bwa muntu. Ginseng igira akamaro mu gucunga neza isukari yo mu maraso. Ginseng ivura kwibagirwa, abantu bibagirwa vuba. Iki nanone ikundirwa ni uko ivura ubugumba. Hari abantu bagiye batanga ubuhamya bakoreshaga Ginseng nyuma y'igihe kinini barabuze urubyaro kubera ibibazo bitandukanye by'ubuzima. Ginseng ikaba yabongerera amahirwe yo kuba batera inda cyangwa se banasama, kuko Ginseng ikora ku bitsina byombi, abagabo n'abagore. Abantu barwara umutwe udakira, Ginseng irabafasha. Abarwaye diabete bashaka kwifashisha kino gihingwa, kimaze imyaka n'imyaka gikoreshwa mu buvuzi gakondo nko kugabanya isukari mu mubiri.
Ginseng inoza imikorere y'uturemangingo tw'urwagashya, bigafasha rero mu bijyanye no gushyira uburinganire mu mubiri mu bijyanye n'isukari. Ginseng ifasha mu gusohora imyanda mu mubiri, ikindi igahangana n'ingaruka ziterwa n'irengayobora ry'iby'ibitsina. Mu myororokere ubundi Ginseng niho ibarizwa cyane, niyo mpamvu abantu bayikunda kubera ko mu buzima bw'imyororokere Ginseng ni inkingi ya mwamba. Abantu bayikundira kwifasha abatabasha kuzuza amabanga y'abashakanye. Ubundi niryo banga riri muri Ginseng mu bijyanye n'ubuvuzi gakondo. Ibindi bayivugaho nabyo nibyo, ariko akenshi umuntu ujya gushaka Ginseng aba ari icyo kintu ari gutekereza. Ababuze urubyaro n'abandi bafite ibibazo mu buzima bw'imyororokere irabafasha, kandi noneho ni ikintu kitagira ingaruka kubera ko ni ikimera. Uko wagikoresha kose nta kibazo, gusa igiramo ukuntu nayo itaryoha mu kanwa. Ntabwo iryoha mu kanwa, niyo mpamvu n'abayikoresha bakubwira ko ubundi ugomba gukora isosi nziza, cyane cyane nk'isosi y'ubunyobwa, isosi ya soya. Nyine ukora isosi nziza ukayiha ibirungo byose bishoboka kugira ngo bize kukuryohera. Noneho niba ukoze isosi ingana wenda na litiro, nko ku bantu bikundira isosi y'ubunyobwa noneho biba ari akarusho. Iyo ukoze isosi y'ubunyobwa ingana na litiro, upima, urabona akayiko k'isukari, uragafata ugapima ingano ya Ginseng yakuzura ako kayiko k'isukari ugatereramo. Icyo gifute rwose uba ukoze. Yego n'ubunyobwa ubwabwo ahubwo hari n'abantu bakoresha ubunyobwa bari gushaka ko bubafasha mu buzima bw'imyororokere. Noneho Ginseng iza ikuba bwa bunyobwa inshuro nk'ijana, niba ariko navuga, iza imeze nk'ikisi, ihita ibigira igisoryo, noneho ihita ibihindura, ihita icurika ikibuga Ginseng. Niko umuntu wenda yabifata ugereranyije n'ukuntu ivugwa mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, cyane cyane mu gufasha mu buryo bw'uburumbuke. Ukirinda gukoresha nyinshi, kubera ko iyo ukoresheje nyinshi n'icyo cyanga cyayo n'ubwo buremere bwayo mu kanwa ushobora kuba utabasha kubwihanganira. Abantu bababara umugongo Ginseng irabafasha, ababara mu dusabo tw'intanga Ginseng irabivura, abibagirwa vuba n'ibindi bibazo bifitanye isano n'imikorere y'ubwonko nko gususumira, Ginseng ni nziza cyane. Niyo mpamvu rero bayita umwami w'imiti. Ginseng y'umwimerere irangwa n'igiti gifite imizi isobekeranye. Kera iyo ingabo zajyaga ku rugamba nko muri biriya bihugu by'abanyaziya, muzi abasamurayi, bushido, hari igihe rero babahaga Ginseng kugira ngo bazabashe kwitwara neza ku rugamba, kubera uburyo umuntu wakoresheje Ginseng agira imbaraga. Ku bantu ba sportif ni inyongeramirire nziza zo kugira imbaraga. Abakinnyi b'umupira mushake Ginseng ujye uyongera kuri ayo masosi yawe, byagufasha. Cyane cyane izi sosi z'ubunyobwa, isosi ya soya yagufasha. Abandi bakoresha Ginseng mu mihango yo guhumanurwa, kubera ko Ginseng inizerwa nk'igiti kirukana imyuka mibi. Abashaka intsinzi gukoresha Ginseng mu buzima bwa buri munsi bishobora kugufasha. Hari n'abayifata noneho bakayitaka mu rugo mu rwego umuntu yakwita wenda rw'ikintu kimeze nk'umuhamuro sera, bashaka intsinzi. Harimo n'abizera ko kuyirya bituma amahirwe yiyongera. Ginseng kuyikoresha mu buzima bwa buri munsi, kuyirya gusa, ngo iyo uyiriye ngo ikongerera igikundiro. Iyo ukoresha mu buzima bwa buri munsi, gufata ako kayiko ka Ginseng ugashyira mu biryo ukanyanyagiza ku masosi, ngo bishobora kongerera igikundiro. Hari abantu babikora muri ubwo buryo, agafata nk'aka gacupa kakabika mu rugo, yaba yatetse isosi akajya afata ka Ginseng agatereramo, igikundiro kikiyongera. Ni imyemerere, ni imyumvire. Niba koko bibakorera it's okay, gusa ngende kugusobanura kuri Ginseng. N'aba bandi bajya babwirwa ngo bagiye kugarurirwa inyenyeri iyo bagiye mu bapfumu, hari igihe bamubwira bati rero ujye ufata Ginseng uyirye, yarangiza akamufumbatisha n'utundi duti two kujya akaraba mu mazi, ubwo umuti nyine ukaba urakozwe, igikundiro kikaba kiragarutse, ubwo inyenyeri ikongera ikaka. Hanyuma ukanazirikana ko inganda nyinshi zikora imiti zikenera Ginseng cyane, kubera ko ni ikimera ntagereranywa mu guhangamura indwara zitandukanye. Hari imiti uzabona ikoranye Ginseng, Ginsomia. Muri make ikintu wasigarana mu guhangana n'indwara zifata ubwonko, kurwanya umunaniro, kongera ubudahangarwa, kugira akanyabugabo, kugabanya urugimbu. Burya niba inagabanya urugimbu no ku biro, burya ishobora kuba hari ikintu yafasha kurwanya rubagimpande,
kugagara ibice bimwe na bimwe by'umubiri, kurwanya diyabete na kanseri, kurwanya indwara zifata umwijima, impyiko, ibihaha, umutima n'izindi nyama zo mu nda nk'urwagashya, kuringaniza umuvuduko w'amaraso, kurinda kwipfundika kw'imitsi, kurinda isereri, inkorora, kubabara mu gifu, kurinda kugugara, kurinda kurwara umutwe, gufuruta, kongera ibitotsi. Ginseng ni umuti ukomeye. N'ubushakashatsi bwagaragaje ko ishobora gukumira ubwoko burenga 40 bwa kanseri. Turimo turajyana kuri Ginseng. Niba urwaragurika urayikeneye, niba ufite utubyimba ku mubiri urayikeneye, niba ufite indwara idakira ukeneye Ginseng, niba uhora uhondobera ukeneye Ginseng, niba utakibasha kuzuza amabanga y'abashakanye neza wayigerageza ukareba, cyane ko ari n'ikintu cy'umwimerere noneho kitagira n'ingaruka. Si ngombwa gukoresha nyinshi, akayiko kamwe ku muntu umwe kaba gahagije mu gihe yagakoresheje mu bintu bingana na litiro. Niba ari ibintu biri mu gice cya litiro koresha igice, wishyiramo nyinshi kubera ko nushyiramo nyinshi igira uburemere ku rurimi, kandi ubwo buremere bwihanganira abantu bake. Bikaba akarusho iyo ubonye ivangiye na amura na ziriya seeds za amura, noneho biba ari akarusho cyane. Nabibonye mu Bahinde nibo babigira cyane. Muri make hari ibintu bikora bikoranye, hari ibintu bikora bijyana. Iyo ibyo bimera bibiri bikomatanyije biba byiza cyane kurushaho, kandi noneho ikora ku bitsina byombi, abagore n'abagabo. Ku bantu bahora na stress, Ginseng ni nziza cyane. Kuyikoresha ni ibintu nicyo kintu cyoroshye kibaho. Tegura isosi nziza rwose, uyikubitemo ibirungo byose bishoboka, inyanya za poivro, nyine uyiryoshye, ubundi utereremo Ginseng, ubundi wirire. Nta nubwo umenya ko wayikoresheje, kubera ko n'ubundi bumeze nk'umuntu uri kurya isosi isanzwe. Nko ku bantu bikundira isosi z'ubunyobwa, urumva cyaba ikintu cyiza cyongerera agaciro iyo sosi yawe, ariko none kikaba cyanagufasha mu kukuvura. Tereramo ikiyiko gito rwose cyuzuye ifu ya Ginseng mu isosi wagereranya n'iyapima ikiro cyangwa se iyapima litiro. Iyo ari isosi nkeya iri munsi ya litiro ushyiramo nyine agace k'ikiyiko, birumvikana. Nkuko nababwiye, Ginseng igira uburemere ku rurimi. Ku muntu wese ushobora kwihanganira ubwo buremere nta kibazo, ariko ku bantu badakunda ibintu biremereye cyane ku rurimi washyiramo nkeya ishoboka, kandi bikaba byagufasha. Mu gihe ukoresheje Ginseng ukumva umutima uradihaguye, cyangwa se ukumva ugize iseseme, cyangwa se ugacibwamo, ibyo ni ibimenyetso bishobora kugaragaza ko Ginseng idakorana n'umubiri wawe. Cyangwa se ukishimagura, ubwo ntabwo ibikorana n'umubiri wawe wayihorera ukayiharira abayishoboye. Ubwo wazashakisha akamaro kayo mu bindi, ariko ku muntu uyikoresha kumva nta kibazo na kimwe agize, byaba byiza ukoresheje Ginseng ukaba ugafite iwawe, ukajya unyanyagizamo gake gake. N'utuntu uba ufite mu rugo ukajya unyanyagizamo, ntumenye ukuntu ubuzima bwawe bugarutse ku murongo. Ni gake, ibintu byose twabonye ko ari ukugerageza. Gerageza utsindwe, ntugatsindwe kugerageza. Kuki utagerageza mu gihe ubonye ikintu utekereza ko cyaramira amagara yawe? Ntukabeterere iyo. Niba wumvishe ubutumwa bwiza, gerageza urebe, you never know. Shakisha Ginseng rero ahantu hariho hose bacuruza inyongeramirire, ushobora kuyibaza